nkaba ari communications director ndetse na spokesperson wa Miss Rwanda. Natangira mbashimira cyane ko mwitabiriye ubutumire bwacu mukemera kuza kubana natwe muri iyi press conference igamije kulauncinga Miss Rwanda 2021. Ntangira ndumva twasubira inyuma ho gatoya tukaganira kuri Miss Rwanda nk'igikorwa. Miss Rwanda ni irushanwa ritegurwa na Rwanda Inspiration Backup. Miss Rwanda ni ikintu cyahozeho kuva kera na kare, ariko ntabwo ari Miss Rwanda, yari Nyampinga. Nyampinga ni igikorwa cyabayeho kuva kera, cyabayeho mbere n'abami bakiriho, ariko Nyampinga ntabwo yatorwaga for the same reasons tutora Miss ubu ngubu. Nyampinga yatorwaga kugira ngo abere umwami umugore, abe umugore w'umwami. Donc ntabwo twebwe ubu ngubu dutora Nyampinga kugira ngo, cyane ko nta n'umwami tugifite, ntabwo dutora Nyampinga kugira ngo umugore w'umwami, dutora Nyampinga kugira ngo abere urugero rwiza abandi bana b'abakobwa. So Miss Rwanda ntabwo ari concept cyashya. Icyo kibazo tujya dukunda guhura nacyo tukagerageza kucyexplaininga mu buryo buri broad. Miss Rwanda ntabwo ari igikorwa cya vuba, ntabwo ari igikorwa umuntu yabyutse mu gitondo ngo ahita atekereza. Ni ibintu byahozeho kuva kera, ni ibintu n'abakurambere bacu bakoraga. Nyampinga ari umukobwa uhiga impinga. So I just wanted to kugira ngo twese icyo kintu tucyumve kimwe. Hanyuma Miss Rwanda yongeye kuba nyuma ya jenoside mu mwaka w'2009, ariko muri ibyo bihe ntabwo yategurwaga n'abikorera, yategurwaga na leta. Aho yaje kujya mu maboko y'abikorera rero byari muri 2012, yes, muri 2012. Itangira ubundi goals za Miss Rwanda byatangiye ari ukugira ngo Miss Rwanda ibe igikorwa ngarukamwaka, kuko Miss Rwanda kuva icyo gihe mu Miss yaratorwaga akamaraho umwaka, 2, 3 bakazongera. Donc Rwanda Inspiration Backup yagiyeho igamije kugira ngo Miss Rwanda ibe igikorwa kiri kuri calendar, an annual event, ibe igikorwa ngarukamwaka. Icyo ngicyo ndibaza kugeza ubu ngubu twese twakwemeranya yuko ari ikintu cyagezweho, ni one of the achievements of Miss Rwanda. Ikindi Rwanda Inspiration Backup yazanye nka goal byari kugira ngo Miss Rwanda ibe an international event, ibe igikorwa kiri international. Ntabwo mu myaka yashize Miss Rwanda igitegurwa n'abandi bantu, ntabwo it wasn't an international event, yari event yo mu gihugu. Miss Rwanda yatowe, ariko ntabwo bajyaga bajya mu marushanwa hanze gutyo. Donc Miss Rwanda organization cyangwa se Rwanda Inspiration Backup ni kimwe mu bintu yagiyeho igira ngo ikore iteze imbere Miss Rwanda on an international standard. Ndibaza yuko nabyo byagezweho, kuko Miss Rwanda ubu ngubu ni igikorwa ari Miss utowe abasha kwitabira ama international events, ama international beauty pageants. Ari abandi bakobwa ari bisonga nabo bitabira andi ma international events, cyane ko ubu ngubu dusigaye tugira na international coverages, ari CNN, ari France 24, ari tugira ama international coverages. Ikindi icyo tutari kwibagirwa, tutari no gukora bikitarimo, ni that aspect of culture, kugira ngo Miss Rwanda nubwo tuyishyira on an international standard, nubwo tuyishyira on international scenes, ntibe igikorwa kigamije cyane kuba international, twibagiye aspect y'umuco wacu. Nicyo gituma Miss Rwanda no muri criteria tugenderaho harimo beauty, aribwo uburanga, abenshi bakunda kuvuga ubwiza ariko n'uburanga. Hakazamo brain, uko umukobwa atekereza, uko umukobwa yexprima, ibyo byose. Hakazamo culture, umuco, kugira ngo Miss Rwanda ibe unique. Miss Rwanda ntabwo dushaka yuko iba Miss
ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Miss Rwanda ni Miss Rwanda, ntabwo ari Miss Kenya, ntabwo ari Miss South Africa, ni Miss Rwanda. Kugira ngo rero ibe Miss Rwanda nuko that touch of culture, that aspect of culture igumamo. Miss Rwanda rero ifite missions ebyiri, ariyo guteza imbere umwana w'umukobwa, girl empowerment, hakazamo na culture tourism, guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco. Nibaza yuko nabyo ibyo ngibyo mu achievements Miss Rwanda yagiye igeraho n'icyo ngicyo nacyo kirimo, kuko Miss Rwanda urebye iri mu marushanwa ateza imbere umwana w'umukobwa. Niyo mvuze umwana w'umukobwa ntabwo ndi kuvuga uwabaye Miss wambaye ikamba, no, ndi kuvuga umukobwa wese wakandagiye mu irushanwa, umukobwa wese wagize amahirwe yo kugera muri bootcamp, ntabwo avayo ameze nk'uko yagiye. Bishobora kuba atari, ntabwo ndi buvuga ngo in terms of wenda finances, in terms of, ariko in whatever aspect ntabwo umukobwa ava muri bootcamp nk'uko yagiye. So ndibaza yuko n'icyo nacyo ni ikintu cyagakwiriye kwishimirwa. Izo ndi kuvuga ni achievements za Miss Rwanda, za Rwanda Inspiration Backup nk'irushanwa nka company, ariko harimo na achievements z'abakobwa bagiye bageraho. Umukobwa wese utwaye ikamba rya Miss Rwanda murabizi yuko abafite ibyo yahigiye imbere y'Abanyarwanda agomba gukora. Ku myaka yashize ntabwo ndebu recapping byose kuko namwe murabizi tubana namwe mu buzima bwa buri munsi nka Miss Rwanda. Muzi neza yuko Miss Rwanda ari irushanwa rifasha umukobwa kugira icyo afasha society. Ntabwo Miss Rwanda ikigira nziza ntabwo ari ririya kamba, ikimugira mwiza Miss Rwanda ntabwo ari ririya kamba yambaye, si ari amasaros, ari amabara. That is one thing. Ariko ikigira Miss Rwanda, ikimugira Miss Rwanda nyawe ni icyo yamariye Abanyarwanda, icyo ririya kamba ryamariye Abanyarwanda. Ashobora gutorwa ntagire icyo akora. Ntabwo ririya kamba twebwe nka Miss Rwanda, ntabwo ririya kamba riturutira icyo yakoreye, ahubwo icyo yarikoresheje, icyo ryamufashije gufasha Abanyarwanda bari in need, nicyo twebwe duha agaciro kurushaho. Ndibaza ibyinshi mubizi, ariko mpereye inyuma gatoya nko muri 2016 Miss Jolie yabashije gukora, niwe winitiatinze intergenerational dialogues, ari ibiganiro bihuza abakuru ndetse n'abatoya ndavuga aba youth, urubyiruko, kugira ngo to bridging ya gap. Harimo ikibazo cy'uko ntabwo abantu bakuru bakibona umwanya cyane wo kuganira natwe urubyiruko. So Jolie initiatinze iyo intergeneration dialogue kugira ngo ba bridging ya gap, kugira ngo n'umwana utari uhari muri bya bihe bya 92, 93, 91 amenye amateka uko yari ameze, amenye ngo byagendaga bite. So donc habemo iyo connection hagati y'abantu bakuru bakuze bazi ibya kera no muri youth. Ikindi yafashije, ngira ngo murabizi, yafashije abantu benshi kubishyurira mituweli, yafashije hari abana yafashije kwiga, hari abo yakamishirije for the whole year bari bararwaye. Ibyo byose ni ibikorwa bya Jolie. Tugiye kuri Elsa yabashije kuvuza abantu bagera mu 100 ngahe amaso, indwara y'ishaza. Ntabwo mfite imibare neza ariko barenga 1,000. Afatanije n'ibitaro bya Kabgayi bafashije abo bantu babanaga n'indwara y'ishaza kubavura, kugira ngo babone. Donc iyo wumvise umuntu, ntabwo namwita umwana ariko ni mutoya mu myaka ye, kuri we ikamba icyo ryamumariye ntabwo ari amafaranga yaribonyemo, ahubwo ni uko yafashije abandi, abo bantu hafi 1,000 ngahe kugira ngo babone. Umuntu utarerebaga, hari video nigeze kubona umukecuru amaze kuvurwa, ari kuvuga yuko yari amaze imyaka igera muri 6 atabona. So kumva yuko umwana w'umukobwa hari umuntu nk'uwo ngo yafashije umuntu wari umaze imyaka 6 ingahe atabona, kuri ubu ngubu akabareba abikesha Elsa. Nibaza yuko that is a big achievement. No mu yindi myaka mwagiye mubibona, Liliane yarwanije malnutrition, nakoze kuri agriculture, nawe muri gukora kuri mental health. Ni ibintu, it's an ongoing process.
njya nkunda kuvuga Miss Rwanda abantu dukunda ku-expectingaho byinshi cyane kuruta ibyo bo bafite mu bushobozi bwabo. Miss Rwanda njya mbivuga, we have not built hospitals, ntabwo twubatse ibitaro, ntabwo twubatse amashuri, ntabwo twubatse imihanda, ariko se ayo mashuri have we helped people, twigeze dufasha abantu kuyageramo? Yes, Elsa afite abana 10 na bangahe arihira kuva muri primary, kuva batangira primary, arateganya kugendana nabo urwo rugendo rwose kugera barangije secondary. So we have not really helped, ntabwo twigeze twubaka ishuri, ariko twafashije abana kujya muri ayo mashuri. Ntitwigeze twubaka ibitaro, ariko dufasha abantu kujya muri ibyo bitaro bakivuza cyangwa kubisohokamo mu gihe babuze ayo bishyura. So ntabwo ibikorwa bigomba kuba very grand kugira ngo bibe ibikorwa byiza, ahubwo even the smallest activities, even the smallest projects umuntu akora nizo zihereza Miss Rwanda ishema. Twebwe twishimira kumva yuko mu bakobwa bangahe twatoye hari uwafashije abana kwiga, hari uwavuje abantu, hari ibyo ngibyo byose. Ndumva recap ya Miss Rwanda ari iyo ngiyo mu bihe byashize, ariko most importantly ntago uru rugendo twarwigendana twenyine nka Miss Rwanda organization, ntabwo twabishobora. Turashimira cyane kuva uru rugendo rwatangira abantu batubaye hafi, ari aba partners, ari aba sponsors. Ntabwo bose twabajyamo ngo tubarangize abo twatangiranye muri iyo myaka yashize naho turi kumwe ubu ngubu, ariko ndabizeza cyane yuko we would never have walked that journey, ntabwo twari kubishobora twenyine ku bwacu tutagize aba partners nk'abo ngaba turi kumwe. Hari abo twagize mu myaka yashize, hari abatari hano n'ubundi baba partners, ariko kugira ngo we are really grateful ko twabashije kugira aba partners beza, aba partners dukorana, twumvikana, kandi nabo who have the same goal and same mission nka Miss Rwanda. Ntabwo umuntu mwakorana muri in different directions. Ntabwo nshobora gukorana n'umuntu ibyo nkora we atabyumva nawe ibyo akora ntabyumva. So turashimira cyane aba partners batubaye hafi muri urwo rugendo twatangiriye nka Miss Rwanda. Nihuse cyane rero iki gikorwa twagitekereje kugira ngo launching Miss Rwanda 2021, dufungure ku mugaragaro Miss Rwanda 2021. Miss Rwanda 2021 nkuko nari nabivuze, Miss Rwanda ni igikorwa ngarukamwaka. Murabizi twakoze Miss Rwanda 2020, abenshi mwagiye muyikomentingaho, habayeho gutinda, habayeho ibintu nk'ibyo ngibyo. Mboneraho n'umwanya wo kwisegura on behalf of Miss Rwanda kubwo ikibazo cyabaye cyo gukererwa. Habayemo ikibazo cyo aba judges gutinda, ariko ni ikigaragaza yuko they take their time. Ntabwo mvuze ko ari byiza, ariko they have taken their time. Buri munsi they take their time kugira ngo baduhe nyampinga ukwiriye, baduhe Miss Rwanda ukwiriye, kandi nanone ni ikigaragaza yuko they have freedom. Ariko nakomeza kubizeza yuko muri uyu mwaka no mu yindi myaka izaza tuzakomeza considering ikintu cy'amasaha cyane. Ntabwo hazongera kubaho gukererwa kuriya. Miss Rwanda abakobwa bashaka kwiyandikisha, our website is open. Turaza no kubereka website yacu nshyashya. Website yacu niho abakobwa bazajya banyura biyandikisha kwinjira mu irushanwa rya 2021. Kalenda muzagenda muyigezwaho, ariko finali yo izaba ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Ariko nihuseho gatoya muri Miss Rwanda kuri ubu ngubu harimo impinduka, harimo ibintu byagiye bihinduka. Duhereye kuri criteria, ama criteria yarahindutse, ibisabwa kugira ngo winjire mu irushanwa. Ubundi yari imyaka kuva kuri 18 kugera kuri 24. Kuri ubu ngubu imyaka twarayongereye, ni kuva kuri 18 kugera kuri 28. Ubundi twasabaga yuko umukobwa agomba kuba afite metero 1.70. Kuri ubu ngubu ntabwo hariho criteria ya metero, ahubwo hariho criteria ya body mass index. Kugira ngo umukobwa abe yabasha kwitabira irushanwa nuko aba afite a healthy body mass index. Agomba kuba ari in a healthy range your body mass index.
kuri website ndabashishikariza no kuyisura kuri website murabibonaho kugira ngo umukobwa amenye yuko afite body mass index ihagije. Hariho ukuntu abibara, hariho ukuntu bigenda na explanations za body mass index uko bigomba kuba bimeze byose. Hanyuma n'ibihembo byarahindutse. Miss Rwanda ni irushanwa rikura umunsi ku munsi, aho twari turi muri 2020 ntabwo ariho turi ubu ngubu, aho twari turi muri 2019 ntabwo ariho turi ubu ngubu. Miss Rwanda is a growing project. Ntabwo duhora hamwe, ntabwo turi duhora kuri same level. Twatangiye Miss Rwanda ubundi haherekezwa umukobwa umwe, hahembwa umukobwa umwe. Kuri ubu ngubu mu myaka yashize bagenda bazamuka, turazamuka tujya guhemba umukobwa wabaye Miss, duhemba n'ibisonga, tuva ku guhemba ibisonga duhemba Miss n'ibisonga wenda na Miss Popularity. Ubu ngubu umwaka washize twahembye abakobwa bagera muri 7. Kuri ubu ngubu umukobwa wese uzabona ikamba, ubwo ni abakobwa bagera mu 9 wese azabona igihembo. Kandi ubu ngubu twakoranye n'ama companies atandukanye ku buryo buri mukobwa uzabona a title azabasha kurepresenta any one of the companies dukorana nazo. Niba ari Miss wenda as a brand ambassador wa African Improved Foods, niba ari igisonga kibe brand ambassador w'indi company, niba ari Miss Popularity abe brand ambassador w'ikindi. Donc akorane na company iyo ariyo yose dukorana. Ikindi mu bihembo cyahindutseho harimo na titles nshyashya. Kuri ubu ngubu hazabamo Miss Talent, Talent Winner, not Miss Talent, yitwa Talent Winner. Talent Winner twagiye turealizinga yuko mu myaka yashize twajyaga tubona amatalents muri bootcamp, ariko muri bootcamp yasohoka ntabwo ntitubashe kumenya ngo byagenze bite, ntitubashe kubona iyo talent izamuka. Twebwe nka Miss Rwanda ni inshingano zacu yuko if we spot a talent mu mukobwa tubona ya developing, tubona yamugirira akamaro, ni inshingano yacu nka Miss Rwanda kuba twamufasha. So this year twahisemo yuko umukobwa wese uzatsinda talent azabona ibihembo bye, hanyuma ariko tumuhuze na institution ifite aho ihuriye n'ibyo akora. Niba ari umuririmbyi tuvuge, niba aririmba tumuhuze na Kina Music, maybe niba ari umubyinnyi tumuhuze n'inganzo ngari. So we're planning yuko umukobwa wese talent yose yaba afite. Rwanda igihugu cyacu ni igihugu kiri guteza imbere cyane arts. Tuzamuhuza na field of arts abarizwamo. Niba ari umuririmbyi nabivuze na Kina Music, niba ari umu artist tumuhuze wenda no ku nyundo abashushanya. Umukobwa wese kugira ngo uzatsinda talent ntituzishinje yuko that girl could have been, yari kuba umuhanzi mwiza, yari kuba umu artist mwiza, yari kuba umubyinnyi mwiza. Icyo kintu ntabwo dushaka yuko kisongera kubaho, ahubwo tuzamufasha kugira ngo izo nzozi ze azigereho. Ikindi harimo indi title yitwa Best Innovation Project. Mu bintu bishyashya twifuje gukora nuko Miss azajya asanga hari umushinga uri already in place, atangire implementing uwo mushinga. Ndibaza representative wa African Improved Foods ari buze kubivugaho neza uwo mushinga. Miss azajya asanga hari umushinga uri already in place kugira ngo ahite atangira implementing, kugira ngo atazongera kuba mu twatubazo Miss ari hehe, ari gukora iki. Murabizi mujya mubitubaza kenshi, ariko nukubera ko mu minsi yamaze gutorwa umushinga wo tumenya amaze gutorwa, ntabwo tuba tuwuzi. So umwanya wo kujya kwandika uwo mushinga, kushakira mu project analyst, gushaka aba sponsors, ibyo byose yabitwaye amezi agera muri angahe, hanyuma tugatangira kubona abantu tubaza Miss ari gukora iki, Miss ari hehe. So kuri ubu ngubu twahisemo yuko hazajya haba hari umushinga uhari already, bitabujije yuko umushinga we afite ku mutima ikintu yumva yifuza gukora yagikora. Project azajya akora African Improved Foods barabisobanuraho neza, ariko nazana n'indi projet yifuza gukora ikintu kimuri ku mutima, nakomeje mbivuga kenshi, we support umukobwa n'ibyo yifuza gukora, turasupporta icyo ari project ari uko yifuza gukora, turabisupporta nka Miss Rwanda. So project azajya azana nayo tuzajya tumufasha kuimplementinga, ariko hari indi
niyo yabyuka mu gitondo yarayatowe ahita akomereza akayikora. Ariko nk'uko mubizi projects nizo Jolie araza kubitubwiraho neza, ariko biri muri bimwe aba judges bagenderagaho kugira ngo bahe amanota brain, donc ubwenge bw'umukobwa. So ukatekereza how much research has she done, ni gute a defend projet ye, ni gute ayipresentinga. Ibyo byose nibyo byaduhaga the knowledge y'umukobwa ese donc afite ni gute atekereza. So ntabwo dushaka yuko icyo kintu kivaho, icyo kintu n'ubundi kizakomeza kibeho, ariko ikizaba nuko niho tuzarebera best innovation project. Muri bootcamp tuzatumira aba project analysts aribo baba nk'aba judge, hanyuma abakobwa present project zabo, umukobwa umwe azahembwa na beka, kandi nibo bazanamufasha no muri implementation ya project ye. Ndibaza representative wa beka ari buze kubivugaho neza. Uwo mukobwa azajya ahabwa ibihembo donc umukobwa wabonye title, ariko nanone akurikiranwe umushinga we ushyirwe mu bikorwa. Iyo projet ye ntabwo mubyumve neza, uyu mukobwa ntabwo ari miss, ni umukobwa watsinze best innovation project. So iyo project rero izajya tuzamufasha kuyikurikirana, tumufasha kwishyira mu bikorwa, hanyuma azahembwa na Bank of Kigali. Ibindi ibihembo byo ni byinshi, amachangement yo ni menshi. Icyo numva kiri big uyu mwaka kuruta n'ibindi byose, nuko umukobwa wese uzabasha kugera muri bootcamp, all of the 20 girls azahabwa scholarship yo kwiga kuri University of Kigali. Abo bakobwa bose ntabwo scholarships bazahabwa ntabwo ari zimwe, kuko umukobwa tuvuge from the age of 18 to 28 baba bafite ntuza zitandukanye, level of education zitandukanye. So niba arangije secondaire azahabwa amahirwe yo kwiga university muri University of Kigali. Niba arangije wenda tuvuge bachelors azahabwa amahirwe yo kwiga masters. So umukobwa wese azajya agenda ahabwa full scholarship bigendeye kuri level of education afite. Icyo nacyo ni ikintu numva cyakwishimirwa cyane, kuko nabyo ni irushanwa riri gukura, nabyo ni ikintu cyiza cyane. Ikindi ndumva ibyinshi nabivuze, ariko this year turashaka gukora Miss Rwanda with impact. N'ubundi niko twabikoraga, ariko uyu mwaka turifuze yuko Miss Rwanda itaba just an event. Tujya dukunda kubyumva tubaza se Miss Rwanda ko tumuheruka atorwa arihe. Turashaka yuko noneho Miss Rwanda iba a project, more than just an event, more than iriya final tureba ku ijoro rimwe, ibe a project, ibe a running project throughout the year. Nicyo gituma kuri uyu mwaka tuzakorana n'abakobwa bose babashije gutsindira amakamba, ari Miss Popularity, Miss Congeniality. Umukobwa wese abashe gutsindira ikamba tuzakorana nawe kugira ngo tumufashe muri implementation ya project ye, tumufashe during the whole reign y'umwaka, kugira ngo Miss Rwanda ireke kuba just ikintu twumva mu matwi yacu habaye the event. Miss Rwanda ni igikorwa kinini, ku buryo ntabwo ndibaza Miss Rwanda iri kuba nta muntu uyoberwa yuko Miss Rwanda iri kuba, kuko abantu bose baba bari kuvuga Miss Rwanda, ariko nyuma yaho akenshi ntabwo tujya tumenya ngo ntari kubiki. So kuri uyu mwaka Miss Rwanda turifuza yuko iba an impactful project, ku buryo dukomeza no kuyumva no mu matwi yacu through the whole year. Ndibaza ibyo ngibyo ari byo navugaho kuri ubu ngubu. Murakoze cyane. Turaza kumva from all our panelists. Murakoze. Turakomeza tuganira. This is an interactive session. Muratubaza ibibazo, muduha ibitekerezo. We are very open to ideas. We are very open to positive critique. Positive critique ni ukuvuga ikintu mwatubwira dukwiye not guhindura, kuvugurura, ikintu mwatubwira dukwiye kongeramo imbaraga, kandi twakira na compliments. We are very open to compliments. Icyo mubona kigenda neza, please let us know. Icyo mubona kitagenda neza gicumbagira, please let us know. Murakoze cyane. Arakoze cyane Megan. Nize neza yuko yagerageje guca muri make impamvu ya kino gikorwa cya Miss Rwanda, ndetse utanyuzwe n'ibyo yasobanuye araza
kuba yasubiramo ikibazo akimubaze nanone. Nk'uko mubibona kuri pano yacu hariho abaterankunga batandukanye, bivuze yuko buri wese uri hano afite uruhare rukomeye cyane cyangwa se umusanzu ukomeye cyane yashyize mu itegurwa rya rino rushanwa. So reka nzi guhera kuri AIF agerageze ababwire cyangwa se atubwire bimwe mu bikorwa bazakora muri rino rushanwa, ari nako za kugenda buri wese uri hano araza kugira ikintu abwira itangazamakuru. Murakoze cyane. Mwaramutse, nitwa Reta Mutumwinka, nkaba representa Africa Improved Foods. Africa Improved Foods ni public-private partnership, PPP, an organization that deals with nutrition. Ngira ngo muratuzi mu maproduit commercial yacu yitwa Nutri, ariko akabate ibyo nyine dukora tukaba tunakora ibindi byo kurya byo kurwanya malnutrition. Tukaba tubikorera gouvernement y'u Rwanda, amaproduit twashesha kibondo atangwa na gouvernement mu ma district yose 30 mu gihugu kugira ngo bigwanye malnutrition for women, that are pregnant, tubita pregnant and lactating mothers n'abana babo from 6 months to 24 months. Tukaba dufite n'indi novuga ikindi gikorwa kinini cyane dukorana na PAM, World Food Program, akaba ari nabo tubaha ibyo kurya bajana mu regions yose in East Africa but also South Sudan, akaba ari ibyo kurya bija muri refugee camps. Tukaba rero twishimiye kuba turi kumwe na Miss Rwanda organization uyu mwaka 2021, tukaba dushaka kuzakorana na uzaba crowned Miss for 2021 mu gikorwa cyo gufasha community health workers. Nibaza ko ama details azaja za nyuma because we're still preparing the project. It's really at infant stage. Ariko the plan is for us to do a really big thing with the community health workers. Nibo nyene batanga n'ibyo byo kurya byo muri byashisha kibondo to all the beneficiaries. So ugasanga n'abantu bakorera n'abakorana n'abantu bari ntibahembwa, n'abantu badahembwa, n'abantu badafite salaries. So the reason why we thought of doing an income generating activity with them is because they are wanting, barakeneye ubufasha kandi bakaba banadufasha kugira ngo izo products n'umunsi zigere kuri abo beneficiaries bacu baba mama n'abana batoya. Donc nico twategereje kuzakorana na Miss Rwanda. It's a big project. We want to be able to scale it up into 2022, 2023. Sikintu dushaka gukora umwanya muto, nikintu that like Megan said, it's a project based initiative. It's something that we want to actually see them grow, bakava from one tugatangana n'abantu 100 baba beneficiaries ma community health workers, bakaba next year bakaba nka 200, the other year bakaba 300, ariko tuzatugenda tubamenyesha ukuntu dushaka nabo. Ikindi nuko twifuza kuzakomeza gukorana na Miss Rwanda organization. This is something that we want to do because we support beauty with the purpose. Kuko natwe nka AIF dukora ibintu bijanye na impact muri mu bintu byose all the initiatives that we take. Nkaba nibaza ko ari ibyo in a nutshell. If you have any questions they can come later. Thank you. Arakoze cyane rero, reka nyuma ye twakire n'undi Thierry wavuye muri Beka agira icyo atubwira. Banki ya Kigali nayo yishimiye kuza gufatanya na Miss Rwanda ndetse n'abayitegura muri uru rugendo. Twebwe muri Banki ya Kigali inshingano zacu zikomeye no guhindura ubuzima bw'abantu mu bijyanye n'ubukungu. Ikituzanye rero n'ubundi no kugira ngo turebe uburyo na Miss Rwanda cyangwa se babakobwa beza b'umuco b'ubwenge tujya tubona banafasha mu iterambere ry'ubukungu bw'abanyarwanda. Mu biganiro twagiranye nabo twumvikanye ko umukobwa uzaba ufite umushinga mwiza uri innovative. Iyo tuvuze ngo mwiza kuri twe uko tubyumva nuko azaba tugaragariza ko uwo mushinga ari umushinga wahindura ubuzima bw'abanyarwanda mu bijyanye n'iby'ubukungu. Uwo muntu tuzabana nawe, tuzamufasha kuwushyira mu bikorwa. Turabizi ko
ashobora no kuba afite icyo gitekerezo ariko akaba akiri ku rwego rutoya rw'ubumenyi, twiteguye no kumushakira abafatanyabikorwa bamukocinga. Tuzamushyiraho abantu bamukocinga, bamwigisha uko imishinga ikorwa, uko imishinga ikurikiranwa, kugeza igihe uwo mushinga ugiriye mu bikorwa kandi tukawubona wabaye, ku buryo n'itangazamakuru rizaza kuwusura akavuga ngo dore wa mushinga wari innovative, wa mushinga wari urimo agashya, icyo wavuyemo, dore n'abantu bifite icyo byamariye mu rwego rw'ubukungu. Ibyo bintu nibikorwa bigakorwa imyaka irenze umwe, nta kabuza ko impact ya Miss Rwanda ku gihugu nk'u Rwanda ubwacyo ndetse n'isi muri rusange bizaba bigaragara. Ngicyo rero ikituzanye muri Miss Rwanda, ngicyo ubufatanye tuzanye nabwo, biba bishimishije gukora umushinga nk'uwo ukanawukorana n'umukobwa w'uburanga n'ubwenge n'umutima, tugahuza umuco, ibyishimo n'iterambere. Nicyo ngicyo navuga. Murakoze. Arakoze cyane rero, reka n'ubundi duhereze umwanya Bella Flowers nawe agira ikintu atubwira. Mwaramutse, nanjye nje nk'uhagarariye Bella Flowers. Bella Flowers ni ikigo cya leta gishinzwe guhinga indabo z'amaroze, twamara kuzihinga tukazohereza mu mahanga ariho zigurishirizwa n'izindi zigurishirizwa mu gihugu. Ubu ni umwaka wa gatatu rero dukorana na Miss Rwanda. Ni ibyishimo kuri Bella Flowers kuko twabigizemo umugisha, twabonye ibyiza twabonye muri Miss Rwanda, kubera ko natwe tukorana n'ibyiza. Iyo tuvuze flowers tuhazamo na beauty, ni ukuvuga ngo rero n'ibyiza byabaye mu bindi dukomeza dukorana nabo, kandi tubona ko bitanga umusaruro mu rwego rwo kumenyekanisha amaroze ahingwa mu Rwanda, ku buryo mu myaka iri imbere tuzabona ko bizatanga umusaruro mu buryo abantu bategura ibirori byabo bagomba gutekereza ko amaroze atagomba kubura. Aho utegurira ibintu byawe byose ugomba gutekereza ko amaroze yo mu Rwanda agomba kuba ari ku meza yawe, ibirori byose wagiyemo byose. Kandi nizera ko uko dukomeza dukorana na Miss Rwanda bizagenda neza kandi bigatanga umusaruro mu rwego rwo kugaragaza aho tugeze mu gihugu ndetse dukorera no mu mahanga. Nka Bella Flowers rero tuzakomeza dukorane na Miss Rwanda, tuzakorana n'igisonga cya mbere. Dufite projet dufite kuzakorana ibijyanye no kumenyekanisha Bella Flowers mu rwego mu gihugu no mu mahanga. Rero dufite umushinga muremure cyane, wenda nabwo tuzafata umwanya wo kugenda tuganira kugira ngo tubereke icyo tuzakorana n'igisonga cya mbere kandi n'uburyo bizagira impact especially mu gihugu no hanze, kuko biracyagaragara ko abantu batari bumva ko amaroza ahari mu gihugu. Abantu bose babona amaroza ariko ntabwo bazi ko tuyafite. Ya maroza meza ubona rero ni iwacu tuyahinga, ya maroza ubona ajya hanze hose ubona kuri airport ni amaroza ya Bella Flowers. Tuzakomeza rero tugaragaza uburyo dukora n'imikoranire yacu na Miss Rwanda. Uko twatangiye nizera ko bizakomeza kurutaho. Murakoze. Arakoze cyane rero, nk'uko mubibona hano hari pull up iriho imodoka iteye ubwoba, hanyuma musaba rero umuyobozi wa Hyundai agira icyo atubwira nanone. Mwaramutse kandi murakoze kumpa ijambo. Mpagaze hano cyangwa nicaye hano nubwo wavuze ngo ni umuyobozi wa Hyundai, ariko mpagarariye companies ebyiri. Hari Hyundai na Volcano, turi sister companies. So uyu mwaka twatewe ishema yuko Miss Rwanda organization yatwegereye ikadusaba yuko twagira icyo dukora. Hyundai Rwanda imaze imyaka irenga 6 ikorera mu Rwanda. Yaje gukorera mu Rwanda nyuma y'uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiriye muri Korea y'Epfo. Noneho aza no gusura uruganda rwa Hyundai, aza gusaba yuko baza gukorera hano. Ubwo rero nibwo Hyundai yaje muri 2013
ukaba ari umwaka wa 7. So twishimiye rero gutanga igihembo nyamukuru cy'uzaba crowned Miss Rwanda 2021. Akaba ari imodoka mureba hariya kuri bamwe ngira ngo ni ibumoso cyangwa iburyo. Ni Hyundai Creta, ni light SUV. Ifite ibintu byinshi, 4x4, kandi ikaba ifite options nkuko mubireba nyinshi. Rwose ni imodoka ibereye Miss Rwanda, kandi izanamufasha no mu kazi ke ka buri munsi, uretse kuyikoresha mu kazi no kujyana ahantu henshi hatandukanye. Ashobora kujya mu ntara, ahantu ashobora kuba hari n'imihanda mibi, ni imodoka ishobora kugenda ahantu hose. Ikindi ni uko tuzakomeza gukorana na Miss Rwanda. Mu Rwanda hano tugurisha imodoka zitandukanye zo mu bwoko bwa Hyundai, hari imodoka zo kugendamwo cyangwa iz'ubucuruzi. Volcano nayo ikaba itera inkunga Miss kuko tanga amamodoka, imodoka ya bus ibatwara nayo iri mu bwoko bwa Hyundai aho bagiye hose, kandi nayo ikazahemba igisonga cya 2 mu gihe kingana n'umwaka. Nibyo nashaka kugira ngo mbagezeho, kandi tuzagenda tuvugana kenshi. N'ufite igisubizo cyangwa ikibazo yaza kubaza tukamusubiza. Murakoze. Arakoze cyane rero. Nyuma y'itwakire n'undi uhagarariye MTN agira ikintu atubwira umuterankunga wari n'urushanwa. Mwaramutse mwese. Nishimiye kongera kugaruka muri Miss Rwanda, cyane cyane ko inspirational backup, Rwanda inspiration backup ari abafatanyabikorwa bamaze kuba abafatanyabikorwa bacu nka MTN. Uyu mwaka rero twongere twifuza kugira ngo tugaragare, twongere tukorane namwe, twongere dufate noneho iki gikorwa tugishyire ku rundi rwego nka MTN, ari sosiyete ya mbere y'itumanaho mu Rwanda. Cyane cyane ko mwagiye mwumva ko hari impinduka nyinshi zagiye ziba kandi nziza, kandi tukaba twifuje kugira ngo nka MTN nkuko dusanzwe dufata iya mbere mu itumanaho, dufate n'iya mbere kugira ngo tube abambere, kugira ngo noneho dufatanye n'aba banyampinga cyangwa se abakobwa bafite uburanga ndetse n'ubwenge, bafite icyo bazamarira igihugu, kugira ngo natwe tuzafatanye nabo muri iryo terambere. Nka MTN rero kugira ngo dufatanye nabo nkuko bajya bivuga ngo ikintu cya mbere ni icyo bazamarira igihugu. Twebwe nka MTN ubushize murabyibuka, wenda bakurikiye Miss Rwanda 2020, twari twahembye umukobwa witwa Miss Popularity cyangwa se umukobwa wakunzwe cyane. Uyu mwaka naho turifuza kugira ngo tuzahembe nanone uwo mukobwa wakunzwe cyane cyangwa se abanyarwanda bishimiye cyane ku mpamvu zitandukanye. Kuba yarakunzwe cyane ntabwo bivuze ko n'abandi batakunzwe, ahubwo nuko dushaka kugira ngo dufatanye na wa wundi wakunzwe cyane kandi wifuza kugira icyo akora mu banyarwanda, tuzakorana nawe cyane cyane ko umwaka utaha twifuza gushyira imbaraga mu rubyiruko nkuko dusanzwe tubikora. Rero tuzahemba Miss Popularity ari nawe Miss Yolo, cyangwa se nkuko musanzwe muzi dusanzwe dufite kategori ya Yolo muri kategori tugira za MTN. Icyiza none cyadushimishije cyatumye twifuza kugira ngo dufatanye na inspirational backup muri uku guhemba, ni ukubera ko muri kategori ya Yolo cyangwa se abantu bakoresha Yolo, natwe twabashije kuzamura imyaka y'abakoreshaga Yolo, tukaba twaravuye ku myaka 15 tukaba tugeze ku myaka 30 y'amavuko ku muntu wese ushobora kuba yajya muri kategori cyangwa se ubasha gukoresha Yolo. Rero nkuko nabo bazamuye imyaka bakavuga ati uyu mwaka turashaka kugira ngo tuhe amahirwe abakobwa bafite imyaka 18 kugeza kuri 28, numva aho ngaho twebwe natwe ariko twagomba gufatira iya mbere kugira ngo tubashe gufatanya n'aba bakobwa none bari muri iyo myaka, babashe kwamamaza ibikorwa byabo, babashe kugira icyo bamarira u Rwanda, tubashe gusunika ibikorwa byabo ku ma social media platforms n'ibindi nk'ibyo. Rero ntizimbye mu magambo, wenda muraza kugeraho muza kutubaza ibibazo.
ariko kategori ya Miss Popularity niyo MTN yifuje guhemba, ariko tukaba dushaka no kugira ngo noneho tuzagire icyo twongera ku gihembo nyamukuru cya Miss Rwanda, ariho tuzamuha smartphone izaba igezweho. Tuzayongera ku gihembo nyamukuru kizahabwa Miss Rwanda ndetse na Miss Popularity. Abo babiri bombi twifuza kugira icyo tubagenera. Uretse ibyo ngibyo rero tuzakorana n'abandi, cyane cyane nibishe ko bavuzemo na Miss Talent, kandi twaba natwe muri Yolo tugendera kuri teme cyangwa se ijambo tubwira abanyarwanda ngo ni iyaminiye. Turashaka kugira ngo tubwire abakobwa ko bashobora kwiyaminiya, bashaka kugira icyo bifuza ko bakigeraho, cyane cyane ibikorwa byiza. Rero nk'uko nabivuze tutizimye mu magambo, ndumva ari ibyo ngibyo. MTN izakomeza gukorana na Inspirational Backup, Rwanda Inspirational Backup, ndetse n'abandi baterankunga bari hano, ndetse tunabizeza yuko tuzakomeza kubashyigikira mu minsi iri imbere, ndetse n'abo ba nyampinga ibyo bifuza kugeraho nka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda tukazakomeza kubashyigikira. Murakoze. Arakoze cyane. Hanyuma nk'uko mubibona n'uri dufite Jory, ni umwe mu bagize akanama nkemurampaka, twamuhereza umwanya nawe akatubwira byinshi mu byo atekereza bazahura nabyo muri ino rushanwa ry'uyu mwaka. Nitwa Jory, nk'uko babibabwiye, nanjye ndi umwe mu bagize akanama nkemurampaka. So nk'uko bagiye babivuga, Megan yavuze ku bintu byagiye bihinduka mu irushanwa. Birumvikana n'akanama nkemurampaka habayeho changes, habayeho impinduka. Ntabwo ari irushanwa ryonyine ryakuze, rikurana n'akanama nkemurampaka kuko ariko gatanga Miss Rwanda. So ngira ngo nshobora gutangirira ku byo criteria cyangwa se ibishingirwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. Akanama nkemurampaka akenshi kaba kagizwe n'umubare uri odd, utari even. Abagomba kuba ari umubare w'igiharwe, bivuze ko either aba ari abantu 5 cyangwa se 7 cyangwa se 9 cyangwa se 13. So muri abo bantu rero ikintu gishingirwaho kugira ngo batoranyemo akanama nkemurampaka haba uko irushanwa rireba ibintu bitandukanye. It's beauty with brains cyangwa se beauty with a purpose. Hari ibyo their entry criteria, ari byo dukurikiza, beauty, hakabamo content, hakabamo illustration. So muri abo bantu bagize akanama nkemurampaka haba hagomba kubamo umuntu uzi kureba content, ariho mushobora kubonaho abantu baba analyst mu buryo butandukanye, bashobora kureba ubumenyi bw'umukobwa afite, uko abisohora, ariyo illustration. So hakaba hashobora no kubamo umunyamideli ureba the style of the young woman, the style of the contestants, the competitors. Hakabaho tujya mubonaho n'abanyamakuru, kuko twumva ko abanyamakuru bagira ijwi ryumva ryanariza. So izo ni criteria zigenderwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. It's different experiences abantu baba bafite muri iyo field. So ngira ngo ikindi gikurikira ni judging criteria. Nk'uko bavuze hari ibyagiye bihinduka. Uno mwaka hazarebwa beauty iri ku manota 30, hakurikireho illustration iri ku manota 30, ikindi dukurikizeho content iri ku manota 40. Toto yose ikaba amanota 60 nako ijana. Ariko content cyangwa se ubumenyi bw'umukobwa, ibitekerezo bye, uko abasha kubivuga, intego ye, nibyo bifite amanota menshi. Wenda mushobora kwibaza mutse ko ari irushanwa ry'ubwiza kuki harebwa amanota cyangwa se content. Iri ni irushanwa ry'ubwiza ariko ubwiza bufite intego. So ubwo uri mwiza gusa, kuko beauty is relative, ubwo uri mwiza nyine uri ikindi nyine ntabwo uri wa Miss Rwanda. Ariko twebwe icyo tureba cyane ni beauty with a purpose, ubwiza bufite intego. Abakobwa beza mu Rwanda ni benshi. Beauty is relative, it depends ku muntu ureba, ariko noneho icyo dushyiramo imbaraga, what is this young woman going to do? Is she going to do something diligent to the society? Icyo nicyo cy'ingenzi muri byose.
Ikindi hagiye habaho impinduka mu mapanos azagenda agaragara nk'uko Megan yabikomojeho. Harimo talent competition, harimo talent winner, hakabamo best innovative project niba nibeshye n'ibindi bitandukanye. So birumvikana rero ko hari pano zizaza zijudginga the innovative projects, hakaza pano izajudginga muri talent. Ikindi muri bootcamp ndibaza hazabamo oral and written assessment. Birumvikana ko izo pano zose zigiye zifite abajudges batandukanye. Ikindi impinduka zindi zihari, abantu benshi bagiye bakomeza kubyibaza ati se ko abakobwa 20 bajya muri bootcamp ko tubona abakobwa 10 ari bo babazwa. Igihari nuko pano ya oral and written assessment ni izatanga abakobwa 10 bazabazwa kuri finali. Abakobwa 20 bose ko bazajya muri bootcamp ntago ariko bazabazwa. So ndibaza urwo rujijo abanyarwanda benshi bibazaga impamvu muri bootcamp hajyamo abakobwa 20 ariko hakavuga 10. So amanota yabo ya oral and written assessment na discipline bagaragaza muri bootcamp, kuko niba ari umunyampinga agomba kuba ari umukobwa ufite ubwiza, ufite ubwenge, ariko nanone ufite umuco, kuko umuco nawo ni ingenzi cyane ku mukobwa uza binangarugero agahagarara igihugu cyangwa se akanabera role model abandi bana b'abakobwa. So izo nizo mpinduka zihari mu kanama nkemurampaka. Kandi ikindi ngira ngo wenda nashaka gukoraho emphasis nuko akanama nkemurampaka abantu bose baba bakagize, buri muntu afite inota ringana n'iryundi. Aho ngira ngo nsubize ikibazo cya benshi bagendaga bibwira ko nyampinga w'u Rwanda ushobora gutanga ruswa, umukobwa akaba Miss Rwanda, kuko mbonye Jody hano wenda ukabuzi ngo azaza muri auditions, ushobora kuvuga ngo ushobora kumuha akantu agatsinda. No, Jody ntago ari gukora umuntu Miss. Akenshi abenshi hari abagenda bavamo bakaba Jody niwe wankuyemo, ariko nibwira ko sometimes mu magaciro nafite rimwe na rimwe hari abantu banyoveratinga. Mfite ijwi cyangwa se umuntu wari we wese umujudge muzabona afite ijwi rimwe ringana n'irya mugenzi we, nakamara uhari, we all sit and deliberate then tugatanga Miss Rwanda. So kwibwira yuko kanaka yagukuyemo cyangwa se niba uzi kanaka agomba kuzatambuka, abakobwa bari mu rugo cyangwa se n'ababyeyi mutegura abana banyu, bakobwa mwitegure. Niba uzi umuvandimwe wanjye cyangwa se umuvandimwe wundi muntu uzabona, don't expect to just kumva kuzatsinda kuko hari umuntu muziranye. Ibyo nta muntu ugira Miss uramwigira, Miss umukobwa aramwigira bitewe no kuntu yiteguye n'ubumenyi afite no kuntu ari ready to compete. Nibwira ko ari ibyo ngibyo. Niba hari icyo nibagiye cyangwa se ari ikibazo mwamufite mwaza kumbaza. Narasoza kugira ngo dukureho n'urujijo by'ubunyangamugayo n'iki, Miss amenyekana byibuze 3 hours, nako umukobwa amenyekana, umujudge amenyekana 3 hours cyangwa se 2 hours prior the event. So byumvikana ko biragoye kugira ngo umenye umuntu ngo ese ninde uzaba uri kuri jiri, ese ninde uzaba uri kuri pano, kugira ngo mwirinde ya marangamutima. Twese njyewe wenda mfite experience, nagiye maca batubwiraga 2 hours to the event, ukitegura, waba utabonetse hakaba n'abandi bagusimbura kuko abafite experience aba ari abantu benshi batandukanye. So be very clear. Ufite ikibazo ndibaza yatubaza. I'll be representing the panel. Murakoze cyane. Arakoze cyane Jolly. Hanyuma nyuma tuze kwakira n'undi uhagarariye RBA, twamuhereza umwanya w'umufatanyabikorwa kino bari no rushanwa akagira icyo atubwira. Murakoze Joel, murakoze namwe. RBA si ubwa mbere, n'ubundi n'umufatanyabikorwa wa Miss Rwanda. N'uyu mwaka rero twagarutsemo, ariko noneho igishya nuko RBA yaguze TV rights zo kwerekana Miss Rwanda. Hakaba ibyo bikaba binavuze ko hari bimwe mu bikorwa bya Miss Rwanda bizaba exclusive kuri RBA ku bitangazamakuru bitandukanye, cyane ko nk'umwaka ushize mwarabibonye, cyane cyane Miss Rwanda yagaragaye kuri chaîne ya kabiri, chaîne ya RBA KC2. KC2 ni chaîne ya kabiri cyane cyane itagatinga urubyiruko. N'uyu mwaka ibikorwa byinshi bizaca kuri KC2 ariko na RTV n'ibindi bitangazamakuru, haba radio ndetse na RTV muri rusange, hose
bitewe n'aho ukurikira ntabwo uzacikanwa na Miss Rwanda n'iri rushanwa. RBA rero impamvu yaguze TV rights ni mu rwego rwo gushyigikira Miss Rwanda. Miss Rwanda ni igikorwa kinini, ni igikorwa Megan yigeze kubivugaho agenda agaruka ku bikorwa bitandukanye ba Miss bagiye bakora. Ni umwanya mwiza rero wo gufasha aba bana b'abakobwa kugira ngo bakore ibikorwa bifatika bigahera byose nyine muri iri rushanwa, kuriha agaciro, kurizamura tukarishyira ku yindi ntera. Mu by'ukuri rero niyo mpamvu ikomeye RBA yemeye kwinjira igafatanya na Miss Rwanda kugira ngo mu by'ukuri wa mukobwa cyangwa se ibikorwa byose bya Rwanda Inspiration Backup ari nayo itegura irushanwa rya Miss Rwanda bizagaragare kandi bigere ku banyarwanda bose. Muri rusange n'ibyo tuzabana na Rwanda Inspiration Backup kuva ku ntangiriro kugeza dusoje ndetse na nyuma yaho. Wenda hari ibindi bibazo mwaza kubaza turahari kugira ngo tubasubize. Murakoze. Arakoze cyane Gloria. Hanyuma reka twinjire muri wa mwanya w'ibibazo. Ukuntu tugiye kubigenza bitewe n'umwanya cyangwa se n'amasaha ahari, turaza kwakira ibibazo 10. Turakira ibibazo 5 bya mbere, tuze kwakira ibibazo bindi 5 mu gice cya kabiri. Murakoze. Nitwa Niyigaba Clement, nk'abandi umunyamakuru wa umuryango Dotirwa. Mfite ibibazo bitandukanye, ariko mbere na mbere ndabanza gushimira Miss Rwanda by'umwihariko abayitegura, kuko iki ni kimwe mu bikorwa bikomeye kandi bikomeza kugenda biteza imbere ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Ikindi nuko buri mwaka agenda agaragara impinduka zigiye zitandukanye, yaba mu baterankunga ndetse no mu gutanga ibihembo. Mfite ibibazo bigera kuri 3 ariko bikuyemo utubazo twinshi. Ikibazo cya mbere ndashaka kubaza, mujya gukuraho ibiro ndetse n'imyaka mwashingiye kuki? Ikindi cya kabiri, mu kwezi kwa 3 Miss Rwanda 2020 yarasezeye muri management ya Rwanda Inspiration Backup ku mpamvu ze, ndetse ahabwa n'uburenganzira yenda busesuye kujya gusezera. Ese byatewe n'iki kugira ngo asezere? Ikindi cya kabiri, bigenda bite ngo Miss asezere muri management yayo? Kandi tuzi ko mbere yo guhabwa ikamba abanza gusinya amasezerano y'uburyo kimuzakoranamo. Ikindi kuri icyo kibazo, hari ibyo mutarumvikanyeho kugira ngo Nyampinga w'u Rwanda 2020 asezere? Ikindi, nko mu bantu bamuhemba buri kwezi cyangwa se mu bantu yagombaga kubera ambasaderi, ubwo ndi kuvuga company yagombaga kubera brand ambassador, ntabwo yo ibihomberamo, kuko nk'ubu ni brand ambassador w'indi company kandi itarigeze itera inkunga igikorwa cya Miss Rwanda 2020. Ikindi kibazo cya 3 ndakibaza Jije Mutesi Jolly. Megan igeze kubigarukaho kare ariko ntiyabyitsaho. Niki cyihariye cyatumye mutinda mumara umwanya ungana kuriya mwamaze mujya gutoranyamo Nyampinga 2020? Kuko bivuga ko hari ibyo mutumvikanagaho imbere muri kiriya cyumba. Ese koko ni ukuri? Murakoze. Tuze kugerageza kubahiriza amabwiriza. Nimba twavuze ibibazo 5 mu gice cya mbere, nibyongere kumera nk'ibya Clement abaje ibibazo bigera muri 5 wenyine. Murakoze cyane. Murakoze. Nanjye nitwa Karex nkorera Isango Star. Ikibazo nshaka kukibaza ni mwiza Megan, hanyuma nkakibaza na Joy nanone. Muvuze ko abakobwa bose bagera ku 9 bazagenda bigabanya abaterankunga ba Miss Rwanda bakabera brand ambassador. Bizwi ko brand ambassador igihe cyose aba ari umukozi cyangwa se ahembwa. Ndashaka kubariza umuntu umukobwa witeguye kuba yakiyandikisha saa 6 z'ijoro, eske azakorana na company muzamuhitiramo cyangwa azahitiramo? Bizagenda gute kugira ngo amenye ngo ndakorana n'iyi company? Eske azajya ahembwa mu gihe kingana n'umwaka wose? Icyo ni mu gihe agifite iryo kamba. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma ikibazo nabaza Mutesi Jolly, yavuze ko hari abakobwa nyuma ba complaininga cyangwa se bibaza ngo unkuyemo ni utumye nsindwa ni Mutesi Jolly. Wabiterwa n'iki iyo byumvishe gutyo? Ubivuga wiki umuntu wibaza gutyo? Ubundi n'iki kibigutera gituma bibaho? Murakoze cyane.
Murakoze, nitwa Emmanuel nkorera igihe.com. Mfite ikibazo kimwe kireba Miss Rwanda Organization. Mu mpinduka twabonye nuko abakobwa bazajya mu mwiherero muzabishyurira kaminuza. Ariko ku myaka 28 hari ababa bayigerereye bayigeze mu myaka ya nyuma cyangwa se baranarangije. Mubishyurira ibyiciro bikurikiyeho bya kaminuza cyangwa warangije kwiga icyiciro wenda runaka ababihombeyemo. Icyo cyari ikibazo. Hanyuma ndaza kwisabira beka na Hyundai, of course ni company nshyashya navuga uyu mwaka zinjiyemo. Irushanwa rya Miss Rwanda ni rinini, navuga ngo ni rinini, ariko nanone beka mubaye banki ya gatatu mwinjiye mwiri rushanwa aho mbiherukira. Imwiraza ikamara imyaka ingahe ikagenda, ariko beka aho nagiye nyibona ko Thierry we dukunda guhura kenshi ubanzi kwama. Twizere ko n'umwaka utaha Thierry tuzicarana hano. Hyundai nayo isimbuye company yari maze imyaka myinshi itanga imodoka kuri Nyampinga. Jori wicaye aho ngaho niyo yagenzemo. Ubanza namwe muduhe garanti yuko wenda bizamara igihe. Murakoze. Murakoze. Nanjye nitwa Cedric nkorera Isango Star TV. Ndabaza ikibazo kimwe kigendanye na ndabaza ikibazo kuri Miss Rwanda. Joel yavuze ngo kubaza byinshi ariko kimwe kinda kibaza MTN aranyihanganira wenda nk'umuterankunga. Hari byinshi nakomeje gukurikira kuri gahunda za Miss Rwanda by'umwihariko aho munyuza amakuru yanyu kuri website yanyu. Miss Megan igeze kutubwira ko hari byinshi muza kutubwira kuri website nshyashya. Miss wigeze kubivuga ko atari umunya South Africa, atari umurundi, atari umuganda, atari cyari Miss w'abanyarwanda, ariko inshuro nyinshi updates z'amakuru yanyu ntabwo yibanda mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi ni Miss w'umunyarwanda. Kubera iki hatabaho buryo ki amakuru atangwa mu rurimi rw'abanyarwanda? Cyo nacyo muraza kukitubwiraho niba binateganywa muri website nshyashya baraza kwitubwiraho. Hanyuma ku muterankunga MTN ni kenshi mugenda mugaragara mu bikorwa by'imyidagaduro kandi koko bigaragara ko hari n'umusaruro bigenda bigira, yaba ari ugufasha abo babirimo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni ikintu cyiza tuhora tunabashimira. Ariko se imyaka yashize umwihariko udasanzwe MTN igiye kuzana mu guhemba Miss Popularity ndetse n'abandi muzahemba, umunyarwanda yakitega kuvuga kuri MTN kuko ni ibikorwa byinshi mugaragaramo, ariko se uyu mwaka 2021 hari iki kidasanzwe muri MTN? Reka dufate muri no ruhande. Okay. Murakoze. Nitwa Steven nkorera Goodrich TV. Mfite ikibazo kuri Megan no kuri Jory. Mereye kuri Megan garuka kuri criteria mwavuze zizagenderwaho kugira ngo umukobwa yinjire muri Miss Rwanda 2021. Muragira muti ibiro ni n'uburebure mwabikuyeho ukongera ugasubiraho ko muzakonsideringa BMI body mass index. Iyo usobanuye gutyo biri a bit weird cyangwa complicated kubera ko BMI ni relation y'uburebure n'ibiro by'umuntu. Ibyo bintu muzabibara gute, bizahora gute, bizabimeze gute? So ku kindi kijyanye no kuba muzahemba abakobwa 20 bazagera muri bootcamp bakahabwa scholarship. It's not the first time mugiye gukora bino bintu kubera ko 2017 mwarabigize, ariko ntago byigeze bikunda kubera ko kaminuza yari kuzafasha abakobwa ntago yagize ibibazo nyine ntiyakomeza. This time garanti yuko bizakunda imeze gute? University of Kigali ni part of sponsor kuri Miss Rwanda Organization, ni mwebwe muzafata izo course zose zo kurihirira abakobwa scholarship, bizagenda gute? So ubwo ngarutse kuri Jory yavuze ko abakobwa 10 aribo bazagera kuri finale, ariko bootcamp ikazinjiramo abakobwa 20. Jory dusone bizakorwa gute? This time agiye kongera kubaho boot eviction, bizagenda gute? Abakobwa 10 bazagera bazaba finaliste bazatoranywa gute? Wigeze no kugaruka ku kindi kintu uvuga ko jury ibinganya amanota, ariko ukavuga uti abantu bara overrating. Why do you think people do overrate you? Thank you. Arakoze cyane. Ni session ya mbere irangiye ibibazo, turaza kujya mu yindi ya kabiri ibibazo 5, hanyuma turahera kuri Megan. Murakoze cyane. Ndahera ku kibazo cya ibibazo bya Clement
kuko nabonye ari byinshi. Icya mbere cy'abakoze gushima, nk'uko nari nabivuze, we are very open to compliments. Ikindi wabajije icyagendeweho duhindura criteria bijyanye n'ibiro n'imyaka, niba ntibeshye. Yes, criteria za Miss Rwanda ubundi zigendera cyane kuri vision na mission ya Miss Rwanda. Vision na mission ya Miss Rwanda, muri vision na mission ya Miss Rwanda, umukobwa tuba dukeneye ni umukobwa uba goodwill ambassador, ni umukobwa uba urugero ku bandi bakobwa. So twifuza yuko umukobwa twatora ari umukobwa winspiringa urubyiruko, winspiringa abandi bakobwa. Kandi kugira ngo umuntu yinspiringe umukobwa, yinspiringe undi muntu, ntabwo winspiringa ujyana hejuru, winspiringa ubundi ujyana hasi. Donc imyaka niba tuvuge ubundi target group yacu ni imyaka hagati ya 12 na 24 gutyo na 25. That's our target group. Those are the people who want to influence the most. Those are the people twifuza yuko baba influenced na Miss cyane. So twasanze rero ku myaka 18 yego uri influencing, ariko ntabwo uri bugeze aho dushaka. Kuri influencing kuva kuri yego 12, 13 and then ugende probably until 23 ho gato. Nabwo kandi umuntu wa 23 yabakuruta cyane, ntabwo akenshi ubu mwinspiring bihagije. Ikindi kandi twasanze yuko hari abakobwa bari bafite imyaka iyo ngiyo hagati ya 18 na 28 batabonaga amahirwe yo kwitabira irushanwa because of the age limit, kubera ko hari limite y'imyaka. Kandi with our research twakoze twasanze yuko international beauty pageants zemera imyaka kuva kuri 18, hari zemera no kuva kuri 16 ikazamuka kagera kuri 28. International beauty pageants tuvuga nizo twoherezamo abakobwa bacu kujya ku representing u Rwanda hanze. So we're like, why not kuki to limit abakobwa kugera kuri 24 kandi n'ubundi niyo yagenda muri Miss World afite 28, 26 batamwanga. So we thought we could open the space kugira ngo umukobwa wese kuva muri iyo myaka abagiraga imbogamizi yuko barengeje imyaka nabo bakisanga. Ndibaza icyo ngicyo gisubijwe. Ikindi wabajije ku ibiro nabwo nabyo ubundi Miss Rwanda nkunda kubivuga, u Rwanda ntabwo it's not an island, ntabwo ari ahantu hahonyine sakarwa. U Rwanda ni ibyo dukora byose we want to meet international standards, kuko at the end of the day n'ubundi habamo iyo relation hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. So ubundi mu marushanwa mpuzamahanga habagamo icyo kintu cyo kuvuga ngo contestant, representative w'igihugu agomba kuba afite metero 170, ariko ahenshi byavuyeho natwe igituma twabikoraga ahanini byari kugira ngo tumitinge the international standards, kugira ngo umukobwa tuzabone umukobwa twohereza ku representing igihugu cyacu hanze mu yandi beauty pageants. Ubu ngubu niba byaravuyeho, niba mu criteria yaravuyeho mu bihugu byo muri international beauty pageants, ariho natwe twohereza contestant wacu, nibaza yuko nta mpamvu yo kugira ngo umukobwa tulimite abakobwa kandi ashobora kuba hari afite ibindi byose ariko akagira iyo mbogamizi yuko atujuje 1.70. niba nta mpamvu igaragara ihari isupporta iyo 1.70, nta mpamvu. Muri Miss World nta height limit ibaho, muri Miss Naid nta height limit ibaho, muri Africa nta height limit ibaho. So byose rero tubikora tugira ngo tumitinge the international standards, kugira ngo nkuko nari nabivuze ntangira, Miss Rwanda ijya kujya mu maboko y'abikorera, one of the goals zagiyeho byari kugira ngo tuyishyire on an international scale, on an international standard. So rero twakuyeho izo criteria kuko twabonaga yuko n'ubundi it is the same, n'abafite 1.70 azemerwa, n'abatayifite azemerwa. Nta reason ihari isupporta yuko agomba kuba afite 1.70. Ndizera yuko icyo gisubijwe. Ikindi wabajije kuri imikoranire yacu na Miss Rwanda 2020. Miss Rwanda organization cyangwa Rwanda Inspiration Backup, we believe in
what is the girl most comfortable with, gukorana natwe cyangwa kwikorana, gukorana na team yiwe. Kandi ntago sinzi ukuntu nabivuga, ariko ntabwo dukoresha ingufu ku mukobwa kugira ngo agume muri company. No, umukobwa afite 100% right zo gukora uko abyifuje, uko ashatse, as long as ibyo yahigiye abanyarwanda abigeraho, as long as agera ku nshingano ze. So kugira ngo rero umukobwa akora ari most comfortable, n'iki yifuza, arifuza gukora wenyine, arifuza gukorana na management team, arifuza icyo yifuza. Kuri twebwe nkunda kubivuga, the success of a girl, success y'umu miss watowe ni success yacu. Kandi nitumufunga ngo akorere muri company, bishobora no kuba productive, ashobora kudakora uko abishaka. Ariko niba yifuje kujya kugira izindi nzira abinyuzamo agakora, we're good with it. Twebwe nka company dusupporta umukobwa uko abishaka kose, inzira yifuza kubinyuzamo yose, as long as azagera kuri goal ya setting, as long as azagera aho yifuza. Ni nacyo kitubeshejeho nka Rwanda Inspiration Backup, ni ukugira ngo dusupport umukobwa in their journey. So their journey, icyo yifuje gukoramo turamusuporta nka company. Wabajije niba hari ibyo tusaba twarumvikanyeho. Oya, ntacyo twarumvikanyeho, nuko aricyo yifuje gukora, nuko ariko yifuje gukora, ni inzo nzira yifuje kwicishamo. Ikindi wabajije about the brand ambassadorship. Of course, iyo imikorere ihindutse, iyo habayemo guhinduka kw'imikorere, habamo no mu masezerano muba mwaragiranye, hari ibigenda bigongwa n'ibindi. Ntabwo waba brand ambassador wa company ebyiri. So ni brand ambassador wa company imwe ubu ngubu, ariko iyo bari supposed gukorana, ntabwo nkuko nabivuze, ntabwo bari mu mugozi ngo nakore ibyo tumusaba gukora, ibyo agomba gukora. Hari inshingano aba agomba gukora nka Miss Rwanda, ariko hari n'ibyo nyine agomba abanyarwanda. Donc icyo the project, ibyo yasezeranyije abanyarwanda, ibyo byagomba kubigeraho, ibyo byagomba kubikora. Ariko ntabwo twamushyira mu mugozi ngakorane n'umuntu kandi yabonye afite izindi nzira yagize kubicishamo. Hari ukundi kuntu ibintu bihinduka, yego, hari ukuntu amasezerano ahinduka, ariko like I said, umukobwa bari free. Ndibaza icyo ngicyo gisubijwe. Nafata ikibazo cya Alex, yabaje ibyo abakobwa 9 bazaba brand ambassadors. Abo bakobwa 9 bazaba brand ambassadors, twebwe tugirana amasezerano n'ama companies prior to the event, prior to the mbere yuko igikorwa kiva. Nk'ubu nari mfitanye amasezerano na Beka, na MTN, na African Improved Foods. Bo bafata umukobwa akavuga ati twebwe tuzahemba umukobwa runaka, tuvuge Miss Popularity, niyo MTN yafashe, tuvuge Miss Beauty with Miss Best Innovation Project, niyo Beka yafashe. Bo rero aba brand ambassador according to title yafashe yabonye. Niba ari Best Innovation Project, azaba brand ambassador, azakorana na Beka, nta nubwo ari Beka azaba brand ambassador. Niba ari Miss Popularity, azakorana na MTN. So amasezerano yaba hari already, umukobwa ahubwo we agakurikiza ayo masezerano. Ikindi wabajije niba bazahembwa umwaka wose, yego bazahembwa umwaka wose. Abakobwa uko ari 9 bose bazahembwa throughout the year. Emi yabajije about scholarships. Nari nabivuzeho, umukobwa azahabwa scholarship bigendeye na level of education afite. Niba tuvuge, kuko of course nkuko babivuze, ku myaka 28 hari aho umaze kugera, nta nubwo ushobora no kuba utariga, yego ushobora no kuba warize, ariko niba ufite bachelor's degree, uzaba facilitated kugira ngo ukomeze masters. Niba ufite donc level of education ugezeho, niho tuza gufacilitatinga kugira ngo ukomerezeho. Ikindi cya Cedric yabashije ni niba tuteganya gukoresha ikinyarwanda mu bintu twifuje yuko website yacu yaba ifite, nuko yaba iri user friendly.
kugira ngo ibe user friendly rero nuko iba umuntu wese yiyumva, wumva icyongereza, wumva ikinyarwanda. So dufite uko turi kuyikora hazajya habamo translation mu kinyarwanda no mu cyongereza, donc indimi ebyiri zose zizaba zirimo. Ikindi Steven yabashije kuri kuma criteria nagisubije yitwa Clement, sinzi nawe wacyumvise. Hanyuma BMI ibarwa uko bisanzwe nyine. BMI ugomba ku ntabwo tumutegetse ngo agire BMI ingana gutya, kuko BMI ifite range, ifite healthy range. Iyo ugiye hejuru uba ufite ikibazo, iyo ugiye munsi ufite ikibazo. As the Miss Rwanda organization, to advocating for a healthy living, kuba umuntu abaho like biri healthy. Kandi ntabwo bivuze yuko tuzagendera ku biro cyangwa kuri height, kuko umuntu ashobora kugira BMI iri healthy adafite 170, ashobora kugira BMI iri healthy afite ibiro bitandukanye, afite 60, afite 50, donc biravaringa. Ntabwo agomba kuba afite ibiro runaka cyangwa height runaka kugira ngo afite BMI iri healthy. Ikindi wabaje kuri scholarships nacyo bimaze kugisubiza Emmy, ndumva wumviyeho. Ndumva nareka n'abandi bagasubiza ibyo bari babashijwe. Murakoze. Mu bibazo byabajwe harimo icyabajwe MTN, Beka, Hyundai ndetse na Jolly. Tuze guhera kuri MTN hanyuma asubize ibibazo yabajijwe. Murakoze cyane. Ibyo koko bavuze ko MTN kenshi dukunda kujya bikorwa bisapotinga urubyiruko, cyane cyane ama event ajyanye n'imyidagaduro, entertainment. Nibyo, ariko ntabwo ari byo byonyine dukora. Dufite ibikorwa byinshi turimo, nuko wenda biterwa n'ibyo abantu benshi bakurikira, kuko cyane cyane ku ma social media urubyiruko rukunda gukurikira imyidagaduro, ugasanga biterwa n'ibyo umuntu areba cyane, ariko tugerageza kujya mu bikorwa byinshi bishoboka, cyane cyane yuko ari ibikorwa biteza imbere, yaba ari talent, yaba ari imishinga nk'uko bagiye babivuga. So uyu mwaka rero nanjye nabivuzeho, wenda nuko ntabikomojeho cyane, ariko nk'uko bavuze ko hari imishinga izagenda iva mu bakobwa batandukanye, tuzakorana nabo. Ntabwo twebwe ari ugutera inkunga gusa ngo duhite tugenda, ni partnership. Tuzakorana na Inspiration Backup cyangwa se kuko nk'uko babivuga ati hari wenda hari ushaka kugenda, ariko ntabwo ari company gusa. Tuzakomeza gukorana n'abazaba bafite ibikorwa bitandukanye, bazaba batsinze cyangwa se bizaba byahawe uwo mugisha, niba nabivuga gutyo. Ikindi hari uretse kuba tuzanahemba, tuzakorana na Miss Popularity cyangwa se uzaba ari Yolo Ambassador. Tuzakorana nawe kujya mu icyo twita ngo na activations, kuzenguruka mu gihugu bitandukanye. Hari ibikorwa turimo turategura, so tuzakorana nawe ndetse n'abazaba bazaba ari no muri Miss Rwanda n'abatambutse. Hari ibyo twifuza kuzakorana nabo, wenda tuzagenda tubamenyesha mu minsi iri imbere. So uretse guhemba, hari ibyo duteganya, wenda ntitwabivuga ubu ngubu, ariko partnership yacu ntabwo irangije ahangaha. Hari ibindi tuzakora umwaka utaha, kandi nako muri uyu mwaka n'umwaka utaha, kandi bizagaragarira amaso yanyu. Numva aricyo nasobanura muri aka kanya. Urakoze. Arakoze cyane, reka twumve Beka. Urakoze. Buri brand ifata icyemezo cyo kujya muri sponsorship program ifite impamvu. Naheraho nshimira abantu muri Rwanda Inspiration Backup, bahura n'akazi gakomeye cyane barimo bashaka abasponsor, baraganira, abantu bakabacalenjinga. Iyo utarabonamo icyo ushaka uba utarakibona. Icyo ushaka nka brand ariko uzi neza ko gifite icyo kimariye umuryango nyarwanda muri rusange. Niyo mpamvu yenda wumvishe ngo Bekiraje ariko izanye na innovative project na sponsorship yabyo. Navuga ngo rero we are here to stay. Igihe cyose tukibonamo ibyo dutekereza ko byamarira akamaro abanyarwanda kandi bijyanye n'ibyo Banki ya Kigali ibifite mu nshingano zayo ishaka kugaragaza. Ntago navugira abaje bakagenda yenda ibyo bashakagamo barabibonye, ariko kuri twebwe igihe cyose hari ibyo dutekereza ko bijyanye na brand yacu na value yacu, ndumva tuzaba tugihari. Murakoze.
Arakoze cyane. Hari ibibazo byabajijwe Hyundai. Murakoze. Twebwe ntabwo tuje tugenda turi abahisi kuko n'impamvu nyamukuru twifuje gukorana na Rwanda Inspiration Backup impamvu zitandukanye. Iya mbere ni uko dushaka kugira ngo natwe dutere ikirenge mu bandi bagiye bafasha umwana w'umukobwa gutera imbere. Icya kabiri ni uko imodoka tumuhaye ni imodoka responding na needs na requirements kuko murabizi yuko umwana w'umukobwa Miss urumva imyaka bavuze guhera kuri 18 kugeza kuri 28 baba ari urubyiruko, ni urubyiruko rukunda technology kandi ni byiza na level Rwanda Miss Rwanda igezeho tubona yuko rwose imodoka ya Hyundai tubahaye iza respondinga kandi ikamufasha nawe mu byo akeneye byose, ariko natwe twereka n'urubyiruko kuko mu Rwanda maze kubona yuko hari growing middle class kandi ni imodoka rwose ibereye middle class ifite buri kintu cyose ushobora kwibaza gukenera gukora akazi kawe no kwishima n'umuryango wawe. So partnership dufite ni y'umwaka, ariko ndabizi yuko tuzongera tukaganira bitabujije yuko urumva Hyundai ntabwo ariyo yonyine iri mu Rwanda, hari ubundi bwoko bwinshi, ariko so kubera yuko badashaka kuzamo, ariko uyu mwaka twebwe twifuje yuko n'abanyarwanda bamenya products zacu kandi zibereye umuntu wese ushaka kutugana, zigura neza kandi zinaramba. Murakoze. Arakoze cyane. Hanyuma hari ibibazo Jory yabajijwe. Urakoze cyane. Ku kibazo cyerekeranye n'uburyo ki habayemo gutinda ubushize mu kanama nkemurampaka, birumvikana ni it's a competition. So iyo ari competition rero ni na mpamvu aba judges bahari. Aba judges kuba bahari rero it means we have to deliberate. Ntabwo tugendera kuri criteria zacu bwite, tugendera kuri criteria zirushanwa. Bivuze yuko hari ibyo dukurikiza. Twese rero dufite buryo ki dutangamo amanota. Amanota nshobora gutanga siyo manota person X ashobora gutanga, siyo manota person Y ashobora gutanga. So wenda nshobora kubanza nkanabiseguraho koko abanyarwanda benshi barabivuze byaratinze bisa nkaho birambirana. We are very sorry for that. Gusa nanone ku rundi ruhande, if you're very optimistic, bikwereshka ko it's a very tough competition. Abakobwa bari beza, abakobwa bari abahanga, ikindi bikwereka transparency mu irushanwa. Bivuze ko Miss ntago aza azwi, Miss arabiharanira abantu, we deliberate dutanga amanota. So the delay, yes, as much as bitari byiza, gusa nanone turebeye ku rundi ruhande rw'irushanwa, it was a very tough competition and very transparent competition. Kuko niyo mpamvu ngira ngo mbihereyeho nababwiye yuko aba judges bagomba kuba ari 5, bagomba kuba ari 7, bagomba kuba ari 9. Kuko hari situations cyangwa se cases aho umukobwa ashobora draw ngatanga amanota ugasanga when you add up the total abakobwa baranganya. So wa mubare rero w'ugiharwe icyo ufasha nuko we have now to vote icyo gihe amanota y'aba judges yanganye. So niyo mpamvu rero ushize byatinze. It was a very tough competition but again very transparent on another hand. Ikindi kibazo ni cyerekeye kuvuga abakobwa ngo 20 kuki hazabazwa 10. Ngira ngo nari nabivuzeho, nari navuze yuko hari panel sessions zizaba, hari oral and written assessments. Those two panels na discipline y'abakobwa kuko baba bafite metron, baba bafite babagenzura ibyumweru 2 kubana n'abandi, your interactions, the discipline, the way you abide by the rules of the competition, together with the oral and written assessment. Ibyo nibyo bizaduha top 10 bazabazwa ibibazo kuri finali. Abakobwa 20 bose ntago bazabazwa. Oral and written assessment plus the discipline that you have shown in the boot camp nibyo bintu bizatanga abakobwa 10.
ikindi kibazo cya gatatu ku bakobwa bavamo no kuntu ngo abantu boveratinga ngira ngo nabivuze sometimes abantu baguha agaciro udafite nabihereyeho mvuga ko si uko nta gaciro mfite ariko kuri pana abantu bose bahari buri mu judge ariko twaceceka twumvikana hari abantu barimo gusakuza kandi harababajije so ikindi rero buri mu judge afite inota rimwe ringana n'iry'undi muntu so ni ukuvuga ngo Jolly rero ntabwo ari uzakugira miss nta nubwo ari ugukuramo we all have amanota angana twese so ibyo kuba abantu bagenda bavamo ya platform nayiciyemo nanjye hari abo nazaga ninya kuri pano wabonaga ba Mike Karangwa ukabona ba Rwabigwi ukabona mama Eminante ba Sandrine Sheja twese hari abantu twatinyaga so nta gitangaza gihari I have been through that platform ikindi hari wenda ni ko umuntu aba yitereye icyo kibazo sinjye mbasha kugisobanura nanjye gusa igihari nuko nta mujaji wagukuramo nta mujaji wakugira miss uko nta wakugira miss niko nta wakuramo umukobwa twese dufite amanota angana so ibyo bindi rero ni bias wenda bitewe I don't know every panel has that person anyway simbizi so ndibaza ari ibyo ngibyo mwari mwambajije. Arakoze cyane reka dufate ibindi bibazo bitanu ariko nk'uko Jere amaze kubivuga tuze kugira ikiganiro kimwe duhereze umwanya uwabajije asubizwe kandi anyurwe reka duhere kuri Chita. Mfite ibibazo bibiri kimwe ni kuri byose biri bwibande kuri Miss Rwanda organization. Ikibazo cya mbere ni ikibazo mbaza ku kijyanye na Nyampinga uriho hanze aha ngaha hashize iminsi cyangwa se dushyire mu mezi Nyampinga uriho abenshi hanze aha ngaha kuri social medias Miss Naomi abantu bamaze kumufata nka Nyampinga wananiye Miss Rwanda organization kubera ko for example ubwo twari turi muri press conference ya Miss Rwanda 2019 igiye gutangira 2020 nka Miss Rwanda organization mwatubwiye ko Miss azakorana n'aba partners banyu ariko by'umwihariko ya Africa Improved Food n'abandi batandukanye yari afite gahunda yo kuba brand ambassador bigendanye na contract mwari mufite nk'uko n'ubundi muri criterias muvuga ko Nyampinga azaba n'ubundi ari umukozi wa Miss Rwanda organization ariko igihe kiragera akorera izindi companies zirimo n'izamamaza amatelefone abantu rero bamufashe nk'uwananiranye icyo kigo rero yahawe kubera brand ambassador ntiyagikoreye nta n'amafoto agaragaza ko iyo mikoranire ye na Miss Rwanda n'uwo mupartner iyo mikoranire yakomeje kandi ikindi ku rundi ruhande aherutse gutangiza business yihariye ari nayo ubungubu branding akurenza ibikorwa bya Miss Rwanda ikindi ndi bubaze ni kijyanye n'icyo ngicyo n'ubundi navuga ko nk'abantu basanzwe bakurikira Miss Rwanda nibwo bwa mbere mu mateka ahangaha gutya nk'itangazamakuru riteranye Nyampinga uriho mu gikorwa cyo kuyironshinga ntahagaragara ni ibintu ku ruhande rumwe biteye amatsiko cyane ndetse nk'itangazamakuru dukwiye kwibaza impamvu Nyampinga uriho atitabira iki gikorwa by'umwihariko kandi ari muri Kigali ikindi kandi muri rusange ngira ngo wenda niba hari abibuka muri archive za Miss Rwanda muri 2009 nibwo Bahati Grace atagaragaye mu kuronshinga ibijyanye n'ibikorwa bya Miss Rwanda bitewe n'uko yari atwite n'ibintu byumvikana ariko Miss Naomi we ese ibyo abantu bamunena kuba adafitanye partnership nziza na Miss Rwanda organization no kuba atagaragaye ahangaha nko mu kwezi hagati y'ukwa 4 n'ukwa 6 kuri social media havuzwe ko iyo myitwarire cyangwa kuba ashobora kuba yarabananiye ishobora kuba ari byatumye mu mwaka ikamba ese nibyo koko ikamba yararyambuwe bihagaze bite ikibazo cya nyuma muri criteri muvuga ko cyo kirajyana n'icyambere muvuga ko umumiss waye Miss aba ari umukobwa uzahagararira Miss Rwanda kandi akaba ari umukozi wanyu atari paternel wanyu ubwo muraza kutubwira ikijyanye n'ibihembo yari yarasezeranijwe niba koko izo kontra atarazubahirije cyangwa niba atarahembwe nk'uko benshi babyise murakoze. Eddie. Thank you. I'm Eddie from the New Times. My first question is about age. When you see the criteria about age, there is a gap of 10 years from 18 to 28.
So with that gap, do you think their performance, how do you rate the balance? For instance, an 18-year-old girl might be a senior 6 finalist, whereas you can find a 28-year-old girl as a master's degree graduate. Do you think that competition would be fair for a beauty competition? So my second question is about Naomi. We need clarification. Do you think is Miss Rwanda allowed to find her own management? Because something like this, the same situation might happen next year or in different edition, next editions. Do you think they are allowed to have their own management? Because Rwandans need to have clear clarification about this. So my last question is about Miss Rwanda performance at international beauty competitions. When you see the prizes that Miss Rwanda offers, they are among the best. But when you look at their performance at the international beauty competitions, there is a question mark. I think you can give us your own experience, your comment, because you are not performing well, to be clear. What do you think can be improved so that we can have you can bring the crown from international beauty competitions? Thank you. Murakoze. Nitwa Machad nkorera B&B FM umwezi. Ikibazo nshaka kubaza abategura Miss Rwanda ni bibiri. Icya mbere kirabaza ngo mudusobanurire ni igihe kinini kimaze igihe kivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ndabihuza gatoya nko mu mupira w'amaguru abenshi bavuga yuko ama equipe agera hanze yacu aduhagarariye agahita agaruka vuba, donc mu marushanwa international atageze kure agahita agaruka. Kubera iki muri Miss Rwanda nako ari uko nguko se habura iki? Byagenze gute ubundi habura iki? Ikibazo cya kabiri nacyo n'ubundi ni ndakibaza n'ubundi abategura Miss Rwanda. Ndakomaza ku cyo Chita yaravuze n'ubundi ni ku bufatanye cyangwa se imyitwarire cyangwa ababaye Miss Rwanda uko babana n'ubundi na Rwanda Inspiration Backup. Nka Akiwacu Colombe aherutse nko kuba kugira degree ya masters, ariko nta reaction Miss Rwanda yigeze ibigiraho cyangwa se hari icyo bateganya. Murakoze. Koze cyane. Batwabata ikibazo cya kane. Murakoze. Nitwa Ivan nkorera BTN TV. Ikibazo cyanjye ndashaka kubaza Miss Rwanda Organization. Twabonye ko habayeho nkuko mwabidusobanuriye ko Miss Rwanda 2020 atifuje gukorana namwe mukamureka. Ndabaza nti ese birashoboka ko umu Miss utemeye gukorana namwe mwamuha recommendation yo kuba yakwitabira tuvuge nka Miss World, na cyane ko ikamba bakirifite? Ikibazo cya kabiri ndakibaza Africa Improved Food. Ubushize Miss Rwanda 2020 yagombaga kubabera brand ambassador. Birumvikana of course nta mafaranga mwashyizemo, ariko ntabwo yababereye brand ambassador nk'uko byagaragaye. Ese amafaranga mwagombaga kumuha mwarayamuhaye cyangwa niyo mugiye kongera kugaruramo hano kugira ngo ahabwe uwa 2021? Murakoze. Twakira ikibazo cya nyuma aricyo cya gatanu. Murakoze. Nitwa Kasi Epizo nkorera 3D TV online. Ikibazo cyanjye ndakibaza Miss Megan.
ugeze kuvuga yuko ntacyo bitwaye kuba Naomi yaba yarasezeye cyangwa se yarisemo kudakorana na Rwanda Inspiration Backup mu gihe cyose yaba ashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje cyangwa se imishinga yari yavuze yuko azageza ku banyarwanda, bivuze yuko birashoboka yuko ubwo mugenzura neza mukareba nimba ibyo binabishyira mu bikorwa. So ikibazo cyanjye kiragira kiti inyungu zirihe cyangwa igihombo kiri kuba nyampinga w'u Rwanda ashobora kuguma mu biganza bya Rwanda Inspiration Backup? Urakoze. Arakoze cyane. Cyari ikibazo cya nyuma duhereza umwanya Megan, ndibaza ibibazo byinshi byagiye kuri Miss Rwanda ndetse na AIF. Musoza dusoza kino kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze. Ndahera kuri Chita. Chita Miss ntabwo yigeze ananirana, ntabwo sindi kumubona. Chita ari he? Miss rwose ntabwo yigeze ananirana. Miss yitwara neza mu buryo bushoboka bwose, ntabwo najya ngo mvuge ngo Miss Rwanda yananiye company. Nkuko nabivuze, I made it pretty clear kare. Ntabwo Naomi yigeze ananirana, kuko ntabwo yigeze ananirwa gukora inshingano ze nka nyampinga w'u Rwanda. Ntabwo yananirwa gukora. Iyo tuvuga ngo umuntu yarananiranye, sinzi exactly kunanirana uri kuvuga, ariko agerageza bishoboka byose gukora inshingano ze nka Miss Rwanda, gukora ibyo Miss Rwanda agomba igihugu. So kuvuga rero ngo yarananiranye, nge nka representative wa organization ntabwo mbyemera yuko yananiranye. Kandi kuba hari amasezerano ataragenze neza ni ibintu bisanzwe, ataragiye mu buryo nk'uko byari byateganijwe ni ibintu bisanzwe. Ikindi ntago nakomeje kubivuga, nta tegeko ririho rivuga yuko Miss agomba gukorera, at least nta ryari ririho. Ntago rero bivuze yuko kuba atarayikoreye hari igikuba cyacitse. Yadesize gufata inzira ze kuko yabonaga yuko ari byo biri beneficial kuri we kurusha kuba yakorera muri company, and we truly value that. Tubihereza agaciro, turabyemera. Ikindi nta kunanirana, I don't think it's a good term to use ku muntu nyampinga w'igihugu wabaye nyampinga. Ndibaza nta bikorwa bibi muri amufatiramo, nta bikorwa bibi turamufatiramo, ahubwo yadesize gufata inzira ye, which we understand, kandi turamusupportinga in that new journey, not so new now, muri iyo journey ari gukora. Ndizera yuko icyo ngicyo gisubijwe. Ikindi wari wabashije business ye yihariye. Like I said, whatever cyateza umukobwa imbere, ikintu cyose cyateza umukobwa imbere, nka Miss Rwanda turagisupportinga. Kuba ari gukora business ye yihariye, Chita nawe wamamaza Chita TV, si byose? Urayibrandinga cyane bishoboka byose kuko ni yawe, you feel it, sibyo? Nawe rero kuba brandinga Zoe nuko nibye arabizi, arabifeelinga, ntabwo ari bitandukanye nuko yajya ku branding indi company, sibyo? Kuko nibye arabyumva, arabizi. So icyo ndibaza nta kibazo kirimo cyane. Hanyuma wabajije ku mpamvu atigeze agaragara hano. Habayemo kwibeshya kuko na Liliane Miss Rwanda 2018 ntabwo yari muri press conference itangira. So ntabwo Miss Rwanda ntabwo Liliane yigeze muri press conference itangira. Ikindi ntabwo imikorere irahinduka, turaza kuvugana nyuma. Imikorere irahinduka, ibintu birahinduka. Ntabwo ibintu byose bizahora biri static ngo niba Miss Rwanda 2019 yahari, ni itegeko yuko Miss Rwanda 2020 agomba kuba hari, ni itegeko ko donc ibintu birahinduka. Urabona yuko pano ndaza kukuhereza umwanya, na pano yahindutse, ari pano kuko ubushize twari turi abantu bagera muri 4 kuri pano, uyu munsi turi abantu bagera ku 8. So habamo changes, habamo ibintu impinduka nyinshi zigenda zigaragara, ariko nta yindi reason yihishe inyuma yuko Miss Rwanda 2020 atabonetse hano. Nuko things change, ibintu birahinduka, tugafata imikorere mishyashya. Niba afite gahunda ze turazivaluinga azikore, niba donc
ntabwo ibintu bigomba guhora biri static kuko byagenze gutyo umwaka ushize bigomba kugenda gutyo uyu mwaka n'uriya mwaka ariko bizagenda things change. Hanyuma ikintu cyo kuba yarambuye ikamba, Miss Rwanda dukora communication at least iyo biba byarabaye twakabaye twarabibabwiye nk'uko tubahamagaza tugiye kuri mwambika twabahamagaza n'ubundi tukari mwambura. Ntabwo yigeze yamburwa ikamba. Miss Rwanda aracyafite ikamba. Hanyuma ibindi ndumva ibindi byo nagiye mbisubiramo. Ikintu cyo guhembwa hari ikintu utarabasha gutandukanya. Hari prizes, imodoka, salon, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose yarabihawe. Hari ibihe kuvuga ngo donc yabonye prizes, ariko niba atakoranye na company agomba gukorana nayo agakorera indi company, we truly hope yuko iyo company muhemba, we know iramuhemba kuko ntabwo yaba akikorera, ariko ntabwo IF izamuha donc nabifata nka salary. Ntabwo ushobora guhemba umukozi utakoze, sibyo? So niba yarahisemo gukorana ahandi baramuhemba, we hope, at least we hope yuko bamuhemba. Ariko ntabwo kuvuga ngo yarahembwe. Ibihembo yarabishyikirijwe, imodoka arayifite, salon arayifite, ibihembo byose agenerwa nka Miss byo yarabibonye. Ariko amasezerano kuko hari uko yagiye agongwa n'imikorere mishyashya ye, turizera yuko aho akorera ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ndizera ibibazo bya Chita mbishubije byose. Ikindi Eddie yabajije about the age gap. Muri Miss Rwanda ndagira ngo ikintu kimwe kibe clear, ntabwo Miss Rwanda itora umuntu bigendeye kuko wenda afite education imeze gutya, yarangije masters, yarangije bachelors, cyane ko I think yuko na Jolie yabigarutseho. Muri Miss Rwanda nta kibazo kiri direct. Ntabwo nzakubaza ngo molecules za kizingana gute, ntabwo nzakubaza ngo calcula iki niki. Muri Miss Rwanda ibibazo babaza ni ibibazo biri general knowledge, ibintu bisanzwe donc ubuzima tubamo bwa buri munsi. So ndibaza yuko kuva ku myaka umuntu w'imyaka 18 akenshi abarangije secondaire kugera kuri 28 ubuzima tubamo buba bujya gusa buri bumwe. So ntabwo ndibaza yuko it would be a fair competition kuko ntago nzajya kubaza nta mujudge uzabaza umumiss ibyo ngamubaze ibyo yize mu mwaka wa mbere university cyangwa ibyo yize mu mwaka ngo ibyo bidetermining amanota ubundi aba determine n'ibintu byinshi. Miss nta nubwo agirwa Miss kuko afite ubwenge bwinshi kurusha abandi, ntabwo agirwa Miss kuko ari mwiza cyane kurusha abandi, agirwa Miss kuko afite average afite iraruti y'abandi bose. So average ni ubwo bwiza, ni ubwo bwenge, ni uwo muco, ni iyo illustration, donc average afite niyo umugira Miss. So ntabwo icyo ngicyo ndizera yuko ntabwo ari ikibazo really. Experience ushaka kuvuga sindi kumva neza the experience, ariko icyo tureba cyane twebwe nko muri Miss kuko ndibaza ubizi hari umuntu ufite imyaka 28, 26 ariko wamushyira nko kuri wamuganirisha n'undi muntu wenda ufite imyaka 18 ukumva ibitekerezo birahabanye cyane wa 18 afite. Donc the experience ni twebwe nkuko Jolie yabivuze, we really tureba cyane the illustration, tukareba cyane how much research, kandi ibyo ngibyo ni ibintu nkuko nabivuze ni ibintu umuntu wese abamo ubuzima busanzwe. Ntago nakubaza minister wa foreign affairs ngo imiyoborwe, ntago nakubaza ibihugu wenda bigize East Africa ngo biyoborwe. Ni ibintu tubamo buri munsi, ntabwo ari ikintu, it doesn't really need any experience, ariko ni ibintu umuntu wese abamo buri munsi. Hanyuma ikindi wabajije kuri case ya Naomi, numva wumviyeho kwa Chita, nabisubije. Sorry? Nkuko nakomeje kubigarukaho, imikorere irahinduka, uburyo dukora birahinduka. Ubu mu myaka yashize ashobora kuba yarabyemerewe, muri uyu mwaka
tukagira andi masezerano mashyashya. So imikorere irahinduka, byo nakomeje kubivuga, everything is not static, ibintu birahinduka. Ibyo ngibyo muzagenda nababwiye yuko kuri website hariho amakuru yose, muzagenda mubimenya as time goes on, tuzagenda tubibasobanurira. Ariko Miss Rwanda ubundi nkuko nakomeje kubivuga, we value whatever gives the girl freedom, agakora neza, agakora mu buryo yisanzuye. So ntabwo rero navuga ngo kuko uyu mwaka byagenze gutya n'uriya mwaka niko bizagenda, ni ibintu muzagenda mugezwaho as time goes on. Hanyuma wagarutse ku kintu cy'ama international beauty pageants. International beauty pageants, ikintu cya mbere ndi bugusabe ni ukwibuka ama international beauty pageants twitabira. Nka Miss World imaze imyaka igera muri 69 iba tuyitabiriye ku nshuro ya 4, no not ya 4, ya 5. So ntabwo expecting yuko umuntu, so we are still in a learning experience. Ariko no muri your learning experience nta mukobwa urajya muri international beauty pageant ngaveyo atarankinze ahantu na hamwe. Nk'ubu Elsa yabashije kuza muri top 5 bagaragaje umuco wabo neza. Liliane yabashije kuza muri top 25 bafite ubwiza bufite intego. Mind mu bihugu 130 na bingahe. Kuba Liliane ashobora kuza cyangwa kuba Jolie ashobora kuza mu bakobwa bafite imishinga 25 myiza, I think ni ishema kuri twebwe, ni ishema nka Miss Rwanda organization, ni ishema ku gihugu, kuko bigaragaza yuko at least mutora umumiss ufite ubwiza ufite intego. Nabashije kurankinga muri top 24 baje muri bafite beauty with a purpose. Muma international beauty pageants yandi, Kwizera Peace yatwaye Miss Naid. Muri nanone muri Miss Heritage Global, Jenny yabashije kuza mu bisonga. So sinzi neza aho biri based muvuga yuko they don't place, ariko most of the girls we sent to international beauty pageants bara placing. Ahubwo hazamo confusion yuko hari abakobwa bajya mu marushanwa mpuzamahanga yandi twebwe tudafitiye license, akaba abonye irushanwa tuvuge kuri internet, tuvuge hehe, akiyandikisha, ariko kuko dufite one beauty pageant mu gihugu ariyo Miss Rwanda, biragaruka bikitirirwa Miss Rwanda, kandi ahanini nta n'ahantu babifite bihuriye na Miss Rwanda. So irushanwa ryose Miss Rwanda organization yoherejemo umukobwa, akenshi most of the times if not all the times they place mu positions runaka. Icyo ngicyo ndizera gisubijwe. Ikindi Machad yabajije, sinzi namvuze izina rye neza, I'm sorry, yabajije about international beauty pageants, nacyo nagisubije, ndumva aricyo maze gusubiza. Ariko abajije kuri Colombe kuba yarabashije completinga masters yiwe. We usually take our time kugira ngo tumuhereze congratulations, she deserves. Yarangije nijoro, we were still organizing for all this. Twebwe twifuza yuko twamuha congratulations adeservinga. Nta Colombe yabaye Miss, na Jolie murabyibuka yuko agira graduating twamu congratulatinze na Colombe. Rero we are taking our time kugira ngo tumuhe the congratulations she deserves, cyane ko a masters ku mukobwa ni ikintu kinini, it's a huge accomplishment. It's so ntabwo really twabirekera hariya ngo twumve yuko ari ibintu bisanzwe. Turamwishimiye cyane, ariko turaza kubigaragaza after all this kugira ngo tumuhe what she deserves. Nyuma y'ibyo ngibyo hari undi wabashije kuri projet ya Naomi. Yes, Naomi akora projects ziwe, ariyo mental health awareness, ariko tugomba kwibuka yuko no muri uyu mwaka hajemo imbogamizi yuko yahuye na COVID. Ibikorwa byinshi ari gukora, niba ari byo kumitinga abantu ntago byari bikemewe, niba ari ibikorwa ajya kuganiriza tuvuge abarwayi, abafite ikibazo, byose byari byarahagaritswe. Ariko yakoze uko ashoboye kugira ngo akore projet, yakoze awareness online, which to me hari abantu benshi bari bayikeneye kuri Instagram, no like on any online platform yakoreyeho, kuruta abari kujya kumitinga kuri tele. So yabashije
bajya bavuga ngo intore yishakira inzira, sinzi niba ari byo neza, ariko no mu bibazo yahuye nabyo yabashije gutrustinga uburyo yakora, agakora project yiwe ikaraninga. So to me I think yuko Naomi yakoze ibyo yagombaga gukora, ariko ikindi tugomba kwibuka nuko Miss yavuyeho ntabwo biba birangiye, ntabwo project ze zihagarara, arakomeza agakora. Even Elsa aracyakora kandi ni Miss Rwanda 2017, Jolie aracyakora ni Miss Rwanda 2016, Liliane aracyakora ni Miss Rwanda 2018. ntabwo bihagaritse yuko azakora project ziwe, nubwo azaba atakiri Miss uri reigning, azakomeza akore, azakomerezaho aho yatangiriye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Arakoze cyane Megan, agerageje gusubiza ibibazo byinshi. Urebye session ya kabiri ibibazo byose niwe byarebaga, ariko hari ikibazo cyabajwe AIF. Nibaza ko Megan yagisubije, yashoboye kuvuga ko Naomi nkuko tutakoranye tutagomba nanone kuba dufite inshingano zo kumwishura. Sinzi ko ndabasubije. Arakoze cyane. Mureke rero dufate uyu mwanya tubashimire ko ikiganiro cyabaye umwanya munini cyane. Reka dushimire abaterankunga bose bitabiriye ino press conference ndetse namwe abanyamakuru mwaje mu kino kiganiro, ariko abandi bifatanyabikorwa twabashimira cyane kuri uno mwanya wanyu, kandi twizera neza yuko uru rugendo tuzarusozanya. Mwakoze cyane.